Okay, nitwa Juju yitiwe igipeti barambwe ngo murankunda we. Akananga sobanuye kiswe manipulated, the manipulated. Agace kayo kambere warakunze nyakoreya nyinshi ingino icikwe ni za filime z'ubwenge, za filime za byacitse zigucanga nanjye zikancanga gusa ziryoshye manipulated. Sasa habaye ikigenze bite? Nza ko mugutangira ku ruhande hari uwaje nza ko wenze yirukanka vuba bwangu aguruka hari ahagana amasaha y'umugoroba fata ko myezi piki picangara yumva arayikwikira ayihata hakuno mwoto hari aho yerekeye na amasaha y'ijoro aho yaje piki yiwe depasa benshi ipiki atwaye hari aho yaganye yeze mu kuyitwara ahangaha yihuta bonanga ko muhanda ndimo kumutindira yitambitse hakuno umuntu yazo yitambitse yapanze kumugonga wangaguruka muri imihanda yo hasi yuri hakuno ku ruhande ni piki yiwe yanza huriye hafi neza nyese imodoka hakuno ku ruhande avuga ati nzi kanya nubwo napfa davanga mfashe umwanzuro wa burundu ko umwanda wose uvuga na wundi mwisi uzongera kuba mugenzi kano kanya yawumva umwanda wose uvuga isi yose mugenzi kano kuba yawurambirwa isi yose iwuruke wetegereza ndetse gwera uyu munsi naguri bunshike umwanda wose ubwira isi yose biye kurangira bakise manipulated agace kayo kambere sasanga habaye iki mugenzi megatomera iminsi mike mbere ko nyenzi wa munsi ugera wa musore yataka umuntu tuzakono ku ruhande ndetse ku ruhande hari uwaje neza ko kwenda twaye piki n'umuseriveri gusanga useriva mu muhanda hanga abandi baca munyeza ko bambuka n'amaguru yabo nawe niho aca kora akazi ke ka buri munsi ndetse n'indushi ni magorwa yajanga ni piki ye yambuka umuhanda mugenzi ni kagemuzi agemura ahantu sakono ibiribwa ibihahwa abantu bose bahaha bari mu kazi kabo nibahanga bafasha bya buri munsi kugeza mu ngo zabo byihutirwa ibyo bahashye ndetse ngo ni intumwa korera inganda nyinshi n'amalimentation menshi yazanga arubaha bose mugenzi agemuye anamena hanze imyanda yabo ikundira abantu vuyango ajya handi nakazi ku munsi karekare yazanga ku ruhande ahanga fata kono komande hari aho ayijyanye kazi mugenzi akora aho uzanga abacuruzi n'abaguzi bimari mugenzi akora amasaha menshi akaza akora ka buri munsi neza kugeza anga akora na murumuna we afasha wiga arira nko mubyeyi mugenzi avuye hakurya yaje ku ruhande mugenzi anga waje bawuriranga benshi neza nk'abantu bagemuzi bagafata kono imari ndetse mugenzi hakuno ahaje ku ruhande hari ahanga mugenzi undi mugemuzi umwagonze hakuno umurinja muri alimentation aramwibinyoza muhamye za kono n'igitutsi ntibavugana byinshi cari igendera za kono hanze wanga neza ko bakorana mu kazi kabo ka buri munsi yafashanga komande ye na komande ya mugenzi we ndate gose atunzaga muri ambutiyaje so kwageza ngako no gose kugiye bamfashije kwamfatiye komande yanjye mavuba ngende aha rwose hano sigatangaje anga myiza afite amakomande batanga ku mashini yabo bonye ko natanga ibicuruzwa ntago byanirije cyane nanjye nageza nga ntinze nkawe gusa ihangana nta kundi bose ni bwatinze ku ruhande aha paritse neza ko nafata imari y'abanakene kwa kano kanya yaje muri y'ibiribwa ari abaje hafi yabo mugenzi yakupure umwe yagonze inja muri alimentation indani yara paritse imodoka yabo hakurya ku ruhande dore ngo barayatsa sasa hanga hashira umukiriya pizza ze ahanga n'ibiribwa nanjye anga mushira ibyiwe bakira aho ngaho aboneza ko hanze bagonganye baje ngaho biba bisandaza babimena hasi ni komande y'umukiriya babimena hasi ngo ahanga umugemuzi arabagonze imbere ya alimentation arabimyoza ahanga no bamwihimuraho ntabazi bagonze mugenzi we binja muri alimentation koze nta kindi takono umwanzuro abomeke ntaga amafaranga ahanga y'umukiriya nyenzi yahomba y'ibiribwa bagomba hanga bayamwishure arabomeka ni piki yiwe piki angara yumva biza piki z'imiriro ntaga sansa ari nyinshi nago bihenze ahanga baryoze icyakora bamenye hasi ni icyakora cy'umukiriya ni icyakora anga cy'umukiriya bamenye hasi arabomeka nagasore nakuki bagendanye umuranga basuzuguye nta muzi bamenya hasi cyakora cy'umukiriya wiwe baragisandaza ku butaka arabomeka bakise manipulated ubyibuke manipulated ubo yahanga piki arayumva ipiki angara yumva naga yinginga piki anga hatwaye arayizi yarabometse acapanya baca imihanda isanzwe we acapanya hose agiye arahumva iyi mihanda arayizi agomba hanga baryoze ni gute amena hasi cyakora cy'umukiriya we aparika imbere yabo aka nakazode gamye skambere tureba ni kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo net muzisango byibuke kuri simiri zawe za buri kwezi za bonema nta guhomba ahanga mutaye mari yanyu ibyo mwangije mu byakire kandi birahenze faranga yabyo kurya no kwishyura zana amafaranga vuba ipumbafu sheri ya muhevu bavuba pe isako na kuki sheri ayatange dore ko abahungu bagowe ngakira arayamuhereza murakoze ahanga rero na type essence yarakoresheje picangera cyagingwa nagavunika cyane gatinze yaje ahanga hari ibiryo afatanga indi commande nayo munyeza ayiteza munyeza ko kumukira vuba yihuse ngeze ni bwatinze yaje yameza ko kumugeza ku kigo cy'ishuri yahiga muri umuna we azanga mutore banasangire ahanga ageze mukazi aravunika byose angameze mukazi avunikamo afitanga umuntu arera bavukana muri umuna we amwitaho niyo mpamvu akora atikoresheje sanga mwene se bavukana ntakunda kwiga unda akazi
umunebwe gusanza amaso kamenyeza imyaka mike isigaye asuza ko hakuna ishuri agashinga business bagakora ategose agatanga amenyeza ndimo nashinga business yanjye dore yageze kamukanya ngishinga afitanga mbiza ko inzo zo kuzashinga business ya pipiniyeri agurisha ko ibiti n'indabyo ni umushinga mugeze yapanze kera hose waza umushinga ngo wanyina ndetse na nyina ngo yakundaga uyu mushinga niyo mpamvu ahanga ngo umuvandimwe mugeze yawusaliyemo kuzawukora neza ko mugeze ko petfere mutoya cyane we nakora ko mugeze mukuru amwitaho cyane kumwitaho buri kanya birankorera umwana mugeze agabikunda wemva basi nawe yakwigira ntago ari imvune kuri mukuru we binakunze nawe ngashinga business yiwe yajanga abasangire abamugeze muri interinari bana nyine ku ishuri ndetse abane hanze y'ikigo abayajanga abasangire baganire niyo mwisi avunikira mutajya kuno minerivare hagati aho ngaho rero ejo rwose urajya mugeze ujya gusoma makumva aho twamushyinguye bikunze nawe wazahaza gusoma kuko ufite ibizamini banza wiga se ibyo ubireke ubwo naho ubutaha sabaye muvandi ndagukunda gatinze kugeza ko mukanda mwene se aba ari umunake gakunda kwiga nta kandi kazi gakora ndetse anga we yigira afitanga na kacano yiganga afata meza ko namashusho kiranga naje dufaranga duke mukuru yamushyiriyeho ko kwitekerezaho anga meza sasa ko kuri channel yiganga amenyeza ko yiga byose abakoranga afite no bamufollowinga bake mu dufaranga duke twa YouTube iminsi kicuma twa YouTube ngo ni YouTube sasa ari mukuru we yavuye mugeza ko mu kazi afitanga business yakoze ngo yibiti jaridanga hagurisha kuno ibiti indabyo ndetse arimo arayubaka ni wahangaha mugenzi utaga kora kuno nk'umufundi hanga bashinga ibiti amavaze mushinga hanga akorana n'inshuti za hafi hakuno bafatanye mu mushinga w'ibiti biti ndi imari abakire bosanga barabigura ndetse mu bajanga mu kazi amako na sheri wiwe fiance yavuye mu kazi azakuno kwa shushu be amufashe bakorere hamwe nk'abavandimwe ndetse anga umushinga banyiza batangiye ari inzozi ngeze kuri bawutegura kubakanga amavaze yose n'amatara yaho no gukira amanga ingemwe ntabwo byari byoroshye babigeze kuri babikora ndetse ingi n'insinzi bakoze launch ya business yiwe inshuti nziza intambwe yose uteye barayishimira inshuti mbi myenzi uteye intambwe muri iyi minsi ishyari mijinya n'imigenzi biriyongera turi mwisi uyu munsi aho ukotera imbere mugeze nk'umuntu wishimye bira agahinda ka benshi n'inimba ya benshi yozanga kono ko benshi tafse za hafi bosanga bishimira iterambere ry'iwe n'abavandimwe ni inshuti basangira myenzi bya buri munsi acamo ndetse angashinze business inzozi ziwe ngo nanye namyenzi zifuje ko bazashinga business nk'iyi tanga n'umukunzi sasanga gutaha basinze mwanga n'udukoni byanza mu gusinda bavugatse koko business kwa kano kanyuza kuri imyaka ingaye yose bate rwose business muri kano kanya iramvuna kuko ndi umugemuzi maze kuba nabiruha kabiri kose rwose biravunanye kuko kano kanya akazi ko kumenye ko kuri umugemuzi unaza hanga wita kuri business y'ibiti pipiniyeri yawe yanze ni sheri wanga ni girlfriend